mu mategeko 10 y'Imana ntibikwiriye kwita cyane ku bibujijwe gusa, ahubwo dukwiriye ndetse no kwita ku bijyanye n'imbabazi. Imbabazi dusabwa dukwiye kubyitaho cyane kuruta kwita ku bibujijwe gusa. Ndetse iyi mipaka yabyo ibumbatiye umunezero uhoraho mu kubaha. Igihe cyose twubaha biza urugero rwiza kugira ngo tugire gushaka kw'Imana. Igihe cyose rero tutabyakiriye muri Yesu Kristo, amategeko y'Imana akatuzanamo imico mbonera itubera isoko y'umunezero, icyo gihe ashobora kuduhindukira umuvumo. Igihe cyose tubyakiriye muri Kristo, amategeko atuzanamo imico mbonera itubera isoko y'umunezero ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Ndetse amategeko y'Imana tuyaboneramo ubwiza bw'Imana yahishuriye abantu gukomera kwayo, ndetse iduhishurira ubwiza bwayo, ndetse iduhishurira ukuri kwayo n'urukundo rwayo. Amategeko y'Imana afite umwihariko, ntabwo ari ikintu ukwiye kugereranya n'ibindi. Kandi rero erega none se abantu ko bazanye ibihimbano byabo. Amategeko 10 y'Imana afite umwihariko wayo kuko agizwe n'amagambo Imana ubwayo yivugiye kandi mu buryo busobanukiye itorero ryose, iteraniro ryose, abantu bose, amoko yose, indimi zose, amahanga yose. Imana ubwayo ntiyashatse kubitsa amategeko yayo umuntu wibagirwa, ahubwo Imana yanayandikishije urutoki rwayo ku bisate 2 by'amabuye byagombaga kubikwa mu isanduku y'ibihamya, nk'uko iyo dusomye igitabo cyo Kuva igice cya 31:18 ndetse no Gutegeka kwa 2 igice cya 10:2 hatubwira. Rero kubwo gufasha Abayisiraheli kumvira amategeko 10, Imana ibaha andi mategeko hamwe ndetse n'abagenzi babo. Ibyo tuzakomeza kubireba hato imbere. Icyo nakwibutsa cyane, amategeko y'Imana niyo akwiriye gukangura umunezero w'umutima w'umuntu. Nk'uko umunyezaburi yanditse amagambo agira ati, amategeko yawe nyakunda ubugeni, niyo nibwira umunsi ukira. Nicyo gituma nkunda ibyo wategetse, nkabirutisha izahabu nayo, naho yaba izahabu nziza. Nanone kandi agahinda n'umubabaro biranteye, ariko ibyo wategetse nibyo umunezero wanjye. Imana ishimwe cyane. Uzabisome muri Zaburi 119:97 harabitubwira, ndetse 127 ndetse n'143 imirongo kugenda ikurikirana. Ku bakunda Imana rero, ku bakristo, amategeko yayo ntarushya, nk'uko mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cya 5:3 hatubwira. Ariko ku rundi ruhande rero, abica amategeko y'Imana bayabona nk'umutwaro ubaremereye, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kutumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora no kuyumvira rwose. Abaroma igice cya 8:7, nta yindi mpamvu ibitera. Abantu bica amategeko y'Imana bayabonamo umutwaro ubaremerera, bitewe n'uko mu mitima yabo, bitewe n'uko mu mitima yacu igihe twica amategeko y'Imana, imitima yacu iba yuzuwemo na kamere y'umwanzi. Kandi uyu mwanzi si twarwanya, ahubwo arwanya Imana.
kuko uyu mwanzi adashobora kumvira amategeko y'Imana ndetse ntashobora kuyumvira na busa. Uzabisoma mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 7. Nicyo gituma ndetse yanditse aravuga ngo erega burya abari mu bubata bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Reka nkubwire dusoza aya magambo, Imana ishaka ko tumenya umumaro w'amategeko yayo. Imana yatanze amategeko yayo kugira ngo ikwize mu bantu imigisha myinshi kandi ngo ifashe kunoza umubano w'agakiza hamwe nayo. Umumaro wayo rero w'amategeko ukwiriye gusobanurwa muri ubu buryo bukurikira. Ndagira ngo gusobanurire cyangwa se tubivugeho uburyo aya mategeko akwiye kugira umumaro. Amategeko y'Imana ahishura ubushake bw'Imana ku nyoko muntu. Icyo ni ikintu cy'ingenzi ukwiye kumenya. Amategeko y'Imana ahishura ubushake bwayo ku nyoko muntu. Nicyo gituma nk'ishusho y'Imana n'urukundo rwayo, amategeko 10 y'Imana ahishura ubushake bwayo n'imigambi yayo ku bantu. Ndetse aya mategeko asaba kuyumvira. Umuntu wese witondeye amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Mbese Yakobo ntiyabyanditse? Yakobo yarabyanditse mu gice cya 2 ku murongo wa 10. Aricyo gituma kumvira itegeko nk'ihame rigenga ubuzima ari ingenzi ku gakiza kacu. Yesu ubwe yaravuze ati, ariko nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko yanjye. Imana ishimwe cyane. Matayo igice cya 19 umurongo wa 17. Uko kumvira amategeko kudushobozwa gusa n'imbaraga y'Umwuka Wera utuye muri twebwe. Uko kumvira amategeko y'Imana tugushobozwa byonyine gusa n'imbaraga y'Umwuka Wera utuye muri twe. Igihe rero tutemeye ko imbaraga y'Umwuka Wera uri muri twe ikorera muri twe, ntidushobora kumvira amategeko y'Imana, ntidushobora guhishurirwa ubumana muri twebwe. Ntibibaho. Ntabwo rero dukomeza amategeko y'Imana ngo tuyavuge ku munwa gusa, ahubwo twagwiye kwigenzura. Kuko umucyo w'amategeko y'Imana niwo ugomba kuba muri twebwe, tukagaragara nk'abantu b'Imana mu nzira aho tugenda, mu masoko aho turi, mu kazi aho dukora, mu ngo iwacu turi kumwe n'imiryango, aho duteranira nk'amatorero, aho dukorera za siporo ku bibuga. Ikintu gikwiye kumvikana mu bantu rwose. Ariko atari uko mbikubwira, ahubwo ari uko njye nawe dukwiye kugenzura ibyanditswe. Imana yatanze amategeko yayo kugira ngo ikwize mu bantu imigisha myinshi. Niba dushaka imigisha myinshi nk'uko twabisomye dutangira isomo rya mbere, Mose ahesha Abayisiraheli imigisha, twabibonye mu Gutegeka 2:33 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Imana rero yatanze amategeko yayo kugira ngo ikwize mu bantu imigisha myinshi kandi ngo ifashe kunoza umubano w'agakiza hamwe nayo. Igihe cyose dushaka kugira umubano mwiza hagati yacu n'Imana, twagombye kwirebera mu ndorerwamo y'amategeko yayo. Umumaro wayo ukwiriye gusobanurwa kuri buri wese. Ahishura ubushake bw'Imana ku nyoko muntu, aribwo ndi kukubwira nk'ishusho y'Imana n'urukundo rwayo. Amategeko 10 y'Imana ahishura ubushake bwayo n'imigambi yayo ku bantu. Ndetse ingingo ya 2 tuza kubona, aduha umudendezo nyakuri. Amategeko y'Imana aduha umudendezo nyakuri.
Yesu aravuga ati umuntu wese ukora ibyaha ni imbata y'ibyaha. Yohana 8:34. Iyo twishe amategeko y'Imana dutakaza umudendezo wacu, ndetse ku rundi ruhande kumvira amategeko y'Imana biduha umudendezo nyakuri utavogerwa n'uwo ari we wese. Umuntu wese ubaho mu kumvira itegeko mvajuru aba atandukanye n'icyaha mu buryo budasubirwaho. Bisobanura ko abatuwe ingoyi zose z'icyaha, umubabaro udashira, guhagarika umutima, agahinda ndetse n'ibindi byose bikamura imbaraga z'ubuzima abibaturwaho. Umunyezaburi aravuga ati nzagendana umudendezo kuko njya ndondora amategeko wigishije. Imana ishimwe cyane. Yakobo we yita amategeko 10 y'Imana amategeko y'umwami. Amategeko y'umwami, mbese urabyemera nawe ko ayo mategeko ari ay'umwami? Amategeko y'umudendezo. Imana ishimwe cyane. Yakobo 2:8 ndetse na Yakobo 1:25. Tuzahasome twitonze tubyumve neza. Ku bantu rero batemera amategeko y'Imana, ndagusabye inshuti yanjye, ushobora kuba utemera amategeko y'Imana ukavuga ko ugendera mu buntu, ariko ubwo buntu ntabwo uzi icyo busobanuye. Mu yandi magambo, hatari amategeko y'Imana, Imana nayo ntabwo ushobora kuyimenya. Rero turimo dusoza, kugira ngo tubashe kwishimira uwo mudendezo, Yesu Kristo aduhamagarira kumuzanira umutwaro w'ibyaha byacu. Mbese uri kunyumva mwene data? Mu kutuguranira akaduha umutwaro we wangushye. Matayo 11:29-30. Uwo mutwaro we ni igikoresho cy'umurimo. Uwo mutwaro we uroroshye kuwikorera kuruta imitwaro yacu y'ibyaha. Kristo atwingingira kwemera gufatanya kwikorera umutwaro we. Amategeko y'Imana niyo mutwaro w'umurimo. Itegeko rikuru y'urukundo ryahishuriwe muri Edeni rikavugirwa ku musozi wa Sinayi, ryanditswe mu mitima mu buryo kw'isezerano rishya n'iyo murunga ndetse uhuza umuntu n'ubushake bw'Imana. Iyo duhuriye n'umukiza ku mutwaro umwe, niwe utwikorera kandi agahindura kumvira kwacu ibyishimo. Amen. Adushoboza ibyari byaratunaniye ndetse tukumva tubatuwe. Nuko rero itegeko ryanditswe mu mitima yacu, ntidushobora kurihunga, iduhindukira umunezero. Dufite umudendezo kuko dushaka gukora ibyo umwami wacu adutegeka. Imana ishimwe cyane. Ndabibabwiye inshuti zanjye, kandi mujye mukomeza mugire umuhate wo kwiga ijambo ry'Imana. Aya mategeko, niba rero amategeko y'Imana agaragaye nta bushobozi bukiza bwa Kristo, kubaturwa ku cyaha nako nta guhari. Ariko ubuntu bukiza bw'Imana budakuraho amategeko, ahubwo bumutandukanye n'icyaha, kuko aho umwuka w'Imana ari niho haba ndetse umudendezo. Pawulo abyandika yandikira urwandiko rwa 2 yandikira Abakorinto ku gice cya 3:17. Ndetse ikindi dukwiye kuvuga kuri uyu mumaro w'amategeko, akumira ikibi kandi agahesha imigisha. Ndimo ndasoza, nyihanganire n'abatwaye iminota. Akumira ikibi kandi agahesha imigisha. Ubwiyongere bw'ibyaha, ibikorwa byo guhohotera, gutakaza ubumuntu no kwiyongera k'ubugome bizambije isi yacu, kandi turabizi n'ibyo tubayemo. Inkomoko mu gusuzugura amategeko 10 y'Imana, iyo nayo ni ingenzi kandi tuba dukwiye kuyiga tukayimenya. Icyo ijambo ry'Imana ritubwira
iyo aya mategeko yumviwe akumira icyaha, akita ku bikorwa byiza kandi agaharanira ubutabera bw'Imana. Ibihugu byashyize mu mategeko yabyo amahame ashingiye ku mategeko 10 y'Imana byungukiyemo ibyiza byinshi, ndetse ku rundi ruhande kwanga aya mahame bitera kugwa kwihuse kuri buri wese, ku bihugu byose, ku mahanga yose. Rero dushobora kubona guhoraho kw'amategeko y'Imana, kuko amategeko y'imico mbonera abumbiye mu mategeko 10 y'Imana agaragaza imico nyakuri y'Imana. Amahame ayagize ntagengwa n'ibihe cyangwa ahantu, ahubwo afite agaciro kadakuka kandi kadahinduka kunyuka umuntu aho bikagera. Kuva kera cyane rero abakristo bemeje guhora kw'amategeko y'Imana kandi bemeza ko badashidikanya ukuri kwayo guhora. Guhoraho kw'amategeko y'Imana ni imico mbonera, ndetse abumbiye mu mategeko 10 y'Imana agaragaza imico nyakuri y'Imana. Amahame ayagize ntagengwa n'ibihe cyangwa ahantu, ahubwo afite agaciro kadakuka kandi kadahinduka kunyuka umuntu. Kuva kera cyane abakristo bemeje guhoraho kw'amategeko y'Imana kandi bemeza badashidikanya ukuri kwayo guhoraho. Murakoze cyane inshuti bakunzi, reka duhinira ahangaha, tuzongere ubutaha. Umwuka w'Imana akomeze kubamurikira, namwe mugire umucyo mugenderamo ukomotse ku mategeko y'Imana, ukomotse ku mico y'Imana, ukomotse ku byanditswe byera. Kristo abe muri mwe, namwe mugume muri we, kuko twese tutamufite ntacyo tubasha kuba twakora. Kubw'ibyo rero Uwiteka Imana ya Isirayeli ikomeze kubishimira mwese. Murakoze cyane.